Ningufata man, ningufata umuntu wakinnye nawe ntago muzi bro, nugakine nanjye bro, waba wayobye bro. 4 Umukobwa utagukunda niyagusehera umutima, ibaze nawe umwa uryamanira na se utinyina muzani ibisaswa bimese tukakanyunya amazi akamenwa mu base, utabahungu bashaka inana zibasite, utabakobwa batazi gukaraba batazi gusunda, wazumbaza iki wazumbwira iki sinakubeshe ugiranye na mama, nagutoye imihanda mora kuri kanda ndahanda nagukanda muri box umva bro. Yo, what's poppin' in Kigali, what's poppin' in Rwanda, what's poppin' in Africa, what's poppin' my people around the world. Again, Riz your boy Nesty, Nikuri Nesty TV. Ari a bombo clat boy. Bro, ari seki ngakora introduction Banyarwanda kazi ndababwiza ukuri ko ibintu bimutse ntago byoroshye. Ndi kumwe n'umugabo hano udashobora kwemera yuko unavuga introduction. Ni umwicanyi cyane. Bamuzi nk'umuntu mubi cyane. This is Kopa Gang. Ipichi kuzizasaze man. OG bari bataraza abana bo muri ghetto. OG Homeboys. Abagifera beto ni rimwe. Bahita bakuvuna. Nta minota bisaba bro. Ni imwe yonyine. Imwe gusa. Fini OG. Ubashe go muri bakteri n'ibiki kandi nje naje ndi depende nkura mu nzira. 4 Kopa bimeze bite? You fresh, it's good man. It's Gucci. Kigali Rwanda. Bro, siko najyaga nkora nkagira ngo ibyo muri video gusa man. Swagger Lific boy. I'm swagger bro, I'm swagger najya. Nta bintu byo muri video no mu buzima busanzwe njewe bafite ibintu byanje n'iki kwaje. Kwaje. Ndamwinjira. Kopa uwo munyururu bamo imitsindo. Iyi ngisi, iyi ni chain ya danger bro. Ni zahabu. Ni caguwa. Muze muri Elemenium. Ni cheni ya caguwa. Ni cheni ya caguwa n'ahantu wayikura. Kayegera hano tuganire. 4 Uretse bimeze bite ba. ba. Ni fresh kabisa mu buzima busanzwe. Ni fresh nta kibazo. Bana gwaye ikaze kabisa kuri Nesty. Thanks, appreciate kabisa bro. OG. Nukuvuga ngo kuri TikTok warabiciye abantu barabamaze. 4 nakubamara ndacyabata indi mizigo myinshi cyane ndapakiramo ibintu. Kopa inspiration y'ibi bintu ukora yavuye. Yavuye ku buzima bwanjye bwa Ghetto Homeboys bitewe na life. Abari ibishaza tu. Abari ibishaza. Life bimeze bite se byatumye nyine ni iki cyatumye wumva ugize inspiration no buzima bubi wenda babagamo ni iki kuko ni ibintu bidasanzwe umuntu wese ukubonye akwibazaho tu wibaze ko ndi kuvugira abantu benshi cyane kabisa. Ni iki cyaguteye inspiration yo kumera gutyo no guterura ibyuma cyane ni iki? Urebye nyine harimo mwitozo harimo ishaza rya life yo ku muhanda n'iki bitewe no kubona pozo bikumva ibintu nk'ibyo ngibyo. 4 abantu bamwe batinya mara uyu mugabo ari kwega ariko sinije. 4 ni kikonki ni inzovu nta minota 4 nta minota bisaba igice cy'Chelsea. Kopa uyu munsi rero wadusuye Kigali. 4 nabinjiriye ni town Kigali gushigisha. Kigali mumbone bro. Kigali naje bro naje none mfite ibintu byishane. Uyu munsi ninde wakuzanye Kigali noneho uvuga uti ndamuziye? Bamwita Rutambi bunjamina waya mina kuya. Mina kwa tufanye bombo classic bro. Iki Kigali narago cyoroshye. Kopa. Sorry ndarwaye. Nta kibazo don't worry bro. None se man. Ubu nyine nukuganira ngera inzi ko birahindwa baba bacanye video gusa. Ubu ni gutyo kabisa. Kuva kera ari ukumeze se? Kuva zamani zaizo vibe atana opeti bakurabura bakava bwa ura muhungu. Yari swaga benda kuva zamani old school. Abantu bati ntiwagira izi vibe utikora. Nabi urekaho. Ko kwati kumwe namwe izimona nikora. Ni ibintu biba bikurimo mu maraso. Abanerega bavuga byinshi bitandukanye. Rega bagomba kubivuga bitewe n'ubyo babona ibintu bidasanzwe. Hari ubyo bakona babone no muvuga akavuga no mupire we. None se Kopa kuvuze ngo nishaza rya life kandi wowe umuntu se washonjagira izo vibe cyangwa ubwo yaratuje ise yaramwumije. Umuntu washonje bura bafite indishaza rye kwaje ariko yamara kurya yamimbateye n'ibishyimbo agati kwereka ko yinira ibintu by'imikino no kuyibona biba byanze. Kopa niye video ya mbere washize kuri TikTok ukabona igize success ku buryo byaguteye morale yo gukomeza gukora? Ngo this is Kopa Gang.
abana bo mu ghetto KMB niga ya man yo borno ya mbere 4 abantu barayizi kuri TikTok barayizi abana bo mu ghetto KMB niga KMB ubwo ni Kamembe abana b'ikamembe icyangugu abashi ya man umushi wakameje kabisa ntago ubibona ariko ntacyo utabona wowe sinzi wowe nimba udafata ahubwo 4 ase baro muri karitsiye hari umuntu uvuga baravuga mani baravuga barabizi nta mutima mubi bro murabizi abantu bakavu KMB ibi nibyo kuri kamera gusa mu buzima busanzwe ntari biryanjye kabisa bana fresh bro none se bro wenda tuvuge ko iyo video wayishyizeho ya mbere ukabona igize success ikagutera morale yo gukora wenda byari nka ryari kuvuga ngo icyo gihe nta n'ukwezi gushize ariko ibintu byanjye bibaye mu kwezi kumwe utabeshye kwezi kumwe kabisa mu kwezi kumwe nibwo uhise boostinga gutya abantu zira video ni mu kwezi kumwe wow iyi success uyigize mu kwezi kumwe konyine bro mbere wakoraga iki nyine nakoraga bisanzwe tu ibintu bijyanye na social media bisanzwe tu na platforms zane nazikwamye ntazikoresha mu kwezi kumwe nibwo ubafashe kwezi kumwe navuze reka nzubure ndebe ako nzubura noneho nzanye indi trick none imwe yakaniyo imwe yanyayo kabisa yanyayo uravuga utereka mbamarukanira igichain cya dani chain OG yaman KMB boy none se basi mu buzima busanzwe beze bitira umupapa ufite umuryango uri umusore ngende umusore ndi umujama ngende umujama kabisa ndi umujama nabo ndiyongoza ubu hari inkumi zapfa gutinyuka byoroshye cyana gifite nyashi cyabye cyanzaza niki muri benge katwumva na byanyabyo bro kompano uzagikubita suka iminota ingana kugikubita kikacyumva kikanekera umusosi wa bien ikumva muri HD egeraro gato muri HD uzagitekera muri HD ntabwo nayitekera muri HD ariko tu nakantu kaye tu ka logo HD none se mbwira ibintu byawe aho bigeze uyu munsi wa none biratanga icyizere yuko bizakugaburira cyangwa ni ibintu byo kwishimisha gusa ese comment abantu bakuzana aho zimeze zite baragushima komeza cyangwa ni ikibazo muri societe nawe uri imbogamizi nk'abandi ntabwo ndi imbogamizi kubera mbonamo abambwira neza nkabonamo n'abambwira nabi ariko ntabwo wakora ibintu byose ngo abantu bagushime bamwe barakugaya abandi bakagushima sibyo ni ukuvuga ngo rero wowe bamwe bagushima ugomba kubashima bamwe bakugaya ukabatayahuje uya tukira aho mbabarira rabura abantu bakugaya ni muri mandisi babwire tugunya mandisi ni muri puberi ni muri kamera babwire ndagupakira mu mfuka wakiyoshana taje kujugunyira hirya kanza neza ngizo wowe nta n'iminota 3 bisaba kandi wowe uzongera kuzana ka mama kuri ngewe ni black down nzahita nzana ariko babwiye utagize kwa kundi wana we bihore birambiza nyatana kamera iti pomoka bro oya babwire babwire ningufata man ningufata umuntu wakinnye nawe nago moze bro nugakine nanjye bro waba wayobye bro 4 my brother ubuzima busanzwe ko wajyangura umuribwe wapi nawe ndi umuribwe ndi umuntu raho ngaho bro nawe ndi umuribwe kabisa naho barabiza abantu banje 4 ngaho noneho gira ikintu bisabira abanyarwanda wagwita abanyarwanda ibintu nkora eske bimeze bitya imvune cyangwa se reka wenda duhera hangaha gatoya kugira ngo tugane no ku musozo ntago turi butinde yaman nizihe challenge umaze guhura nazo kuva watangira ibi bintu nk'umwuga nyine nkuko bivuze muri uko kwezi umaze ukora challenge ya mbere this is Rutambi appreciate respect kabisa 4 none ibintu usubiza birarenze challenge ya mbere ni ya mbere kabisa ya kwanza amene wanayemo abandi ni ahuzo bari sorry abantu bari kumva ngo atarwaye pe akorago ari kumucika none se challenge ya mbere ni Rutambi kuva watangira ibi bintu bana abitangira wa mbere ni Rutambi se niwe cyitwa umuntu bita Pong Yun Shinwa wa mbere mu Rwanda Pong Yun ni kite cyangwa waruve ubwo se saba rumodo bawe
sibo abantu ufatira icyitegererezo cy'abakwespira naba nkubeshye nta muntu umwe kabisa nge wanyespira wa muhano eh kwa uzanarebe naro mu Rwanda huje vibe bro uzana chest uzenye uzabona unarebe amprise hari abantu bari bazi kutajya ubundi ubasha kuganira uri wa muntu w'umuribwe wivugira biriya bintu gusa bro kuganira wabyo bano twicaye nk'ahantu n'iki ndi gutamura akantu ka penga ukuntu kwaje no kuzafiringa nawe ukavuga kabisa uri muhungu no wanyaye bro ugira stories za ifozi imwe za nyuma wabyo bano ndi ari muri za crib kuri bya mic no bya biba biri imbere yanjye none se nka support wenda wasaba aba media influencers bo mu Rwanda ku bintu byawe kuko TikTok ubwayo tumenyereye ko ibintu byayo kenshi birisunika byigezayo ariko nta yindi platform wenda ukeneye se nka support ku buryo bavuga uti banyarwanda ibintu byanjye mu biteye inkunga muri ubu buryo byamfasha kuri channel yanjye Sabu mujye kwa Kopa Gang Instagram munyarukireyo cyane turyohe urubyiruko dukore kuri Pepa turyohe bro turyohe urubyiruko duhige dukura amaboko mu mufuka shaka cyo gukora byo kwigwa musota ibipango by'abandi nawe urabizi urwende rutyaye none se Kopa ibintu ukora ko mbona ari content zigiye gitoya uratekereza kuba wazabishyira nko kuri YouTube bifite iriya minota cyangwa kuri YouTube uzapanga ibindi byo kubashyira ese waba ufite n'impano wenda yo gukina nka filime cyangwa atakira kitu ngende tayari nge action zose ata na hip hop ndabatamo ata na movie nakina abashaka nyinisha ndi the band abashaka nyinisha ndi apikiteri hose ndakina aho mvu ushaka n'unshira ngahita nzahita nkurabura none se ubu na hip hop ujyamo ngewe utabeshye yewe nta minota bisaba ata na flow ndabakatira nkabaha ubu wabarabura nko mu masegonda 3 barabure twumve umukobwa utagukunda niyagusehera umutima ibaze nawe umwa uryamanira na se utinyina muzani ibisaswa bimese tukakanyunya amazi akamenwa mu base utabahungu bashaka inana zibasite utabakobwa batazi gukaraba batazi gusunda wazumbaza iki wazumbwira iki sinakubeshe ugiranye na mama nagutoye imihanda mora kuri kanda ndahanda nagukanda muri box umva bro none se Kopa Gang ukora indirimbo korumvira bishaza ukise fe bizayikinara hari n'izindi z'abahungu bakina baye baraze kuzikina ko barazikinnye niyange bayikina bitewe na move turimo Kopa reka dayo kugutiza ubuhanda nizere ko n'ikindi gihe tugukerera wenda tuzakubona ariko kandi gira ikintu wisabira abanyarwanda muri rusange cyangwa abakunzi bawe icyo bagezaho hanyuma tugane ku musozo icyo nabasaba ni kimwe mugomba kudushyigikira twembe urubyiruko badushyigikira ibintu dukoze mukabikunda mukaze mubibonamo ibintu nkabira mubibonemo ibindi bintu bibi kandi wasanga ari inzira nibura yabona n'umugati kandi mubibonamo ibintu bibi nicyo cyo nabasaba gusobanukirwa ibintu turimo nta kindi nicyo wabasaba hanyuma imbuga ukoresha zibabwire neza witonze kugira ngo bagufollowinge Instagram ni Kopa Gang TikTok Kopa Gang YouTube Kopa Gang ufite na channel deja ufite na channel yanjye ibyo ushiraho ndayifite kabisa Kopa asante sana ndagushimiye cyane thanks appreciate abantu banje bose ndabakunda cyane bro ndabakunda ciao musaza